mbere na mbere mbanje kubashimira nkanashimira by'umwihariko amakipe yabashije kwitabira rino rushanwa. Irushanwa twaritangije dufite amakipe arenga 68 dutangiriza mu mazone bagenda bakuranamo kugeza kuri uyu munsi ku buryo byageze uyu munsi dufite amakipe 6 mu bagabo n'amakipe 7 mu bagore. Ngira ngo rero nkuko mwabibonye ni irushanwa ry'abana batarengeje imyaka 17. Ni irushanwa twashyizeho navuga twashyizemo ingufu nyinshi kugira ngo tugerageze kubona abana koko bakwije ibipimo, kuko twagiye mu kigo gishinzwe irangamuntu tureba imyaka yabo kugira ngo twizere ko tutagiye kongera gukoresha entraînement abantu baba barengeje imyaka. Ubwo rero igikorwa nyamukuru kirushanwa nkuko nari maze kubivuga no kugira ngo tubone abana bafite impano mu bice byose, kandi noneho n'umukino wa handball uzamuke uhereye mu bana ariko noneho uzamukire mu Rwanda hose ku buryo twumva ko dufite amakipe mu bice bitandukanye. Ngira ngo mwabonye umukino nanjye navuga ko natunguwe ku buryo abana urugero bagezeho n'urugero rushimishije. Ikindi kandi mwabonye ko ibigo byatwaye igikombe ni ibigo byatunguranye, nta hantu utakekaga ko wabona abakinnyi bageze kuri urwo rwego, ariko nicyo kintu navuga ngo gishimishije kuko bitwereka ko umusaruro w'abatoza twahuguye ugenda ugira akamaro, kandi twizera ko mu minsi iri imbere nkuko n'ubundi mubibona ko muri handball buri gihe tuba dufite pipiniere nziza, tuzakomeza kugira abakinnyi beza kandi tuzagira navuga icyuho hagati y'imyaka yabo.